Ishi nami Yesu, unawapenda nani Yesu, astari wangu wadari. Aramutse neza, muraho neza, amahoro y'Imana bane namwe, murabizi ndabakunda. Iyo ngeze kuri aba bana ndavugaguzwa, ni ukuvugaguzwa. Imunsi. Iyo ngeze kuri aba bana, kuri aba bakobwa b'Imana, abakobwa ba Yesu, abakobwa baririmba indirimbo, ukumva uri kujyana na beat yayo bitewe nuko yenda for example igiswahili ntacyo uzi, ko bakunda kuririmba igiswahili n'ikinyarwanda ntacyo uzi, ariko bitewe na beat yayo ugendera muri beat, ukongera ukagendera muri beat, ukawucaka ukawunyuka umuziki. So rero kuri ubu ngubu murabizi yuko bagiye muri Canada, hanze y'u Rwanda, bari gutaramira muri Canada, bambaye neza cyane. Rero buriye stage, iri joro niho buriye stage, ariko kubera twe ubu ngubu muri Canada bo bari nijoro, by the way bo bari nijoro cyane, bo bararyamye, ariko twebwe kubera turi ku manywa bo buriye stage iri joro, ubwo bari ku manywa twe turi nijoro. Sinzi niba muri kumva muri Canada kuko amasaha ntago abahuye nayo mu Rwanda. So rero muri kubona uburyo bambaye neza pe, bambaye neza byatari. Mva Imana, ikintu cya mbere mu buzima ni ugusenga Imana, kuko iyo wasenze Imana pe nta kintu utagukorera, kandi iyo wizeye byose birakoreka. So rero nibo tuje kuganiraho, mbabwira uburyo Imana yabagiriye neza. Mwagiye mubona ibiganiro byinshi bagiye bakora, ibiganiro byinshi bagiye batanga, ibiganiro byinshi bagiye bisanzura bakavuga ngo reka tuvuge dukore. Yuko buriye imodoka minsi 3 ishize bagiye muri Canada, mwarababonye bakoze ibiganiro byiza cyane pe, ariko n'ubwa mbere bari bagiye hanze, kuko namwe mwarabibonye. Rero utuvideo twabo twinshi abantu benshi bagiye badukoresha bavuga ngo icyaro kivamo ntago kikuvamo, ariko byamaze kuba Imana ibagiriye neza, bakaba bambutse umupaka bagiye hanze, bagiye mu ndege. Ni ibintu byiza umuntu wese yakwishimira. Uzarebe nawe ubuvuga ati se ubumana nzagira mu modoka, se ubumana nzagira mu modoka, nanjye ubwaye ntese ndayijyamo, ariko mfite icyizere yuko one day, umunsi umwe nzayijyamo, kandi nkayijyamo nyigiyemo. I know. So iyo mbagezeho ndavugaguzwa nk'uko nabibabwiye. Yitwa Vestina, Ishimwe Vestina, umugore wa Idrissa Ouedraogo wo mu gihugu cya Burkina Faso. Umugabo we akaba aturuka mu gihugu cya Burkina Faso. Ku kibuga cy'indege murabizi yuko n'ubundi yaje kumusezeraho, bari kumwe, amusezera ati umugore wanjye ugira urugendo rwiza, ndagukunda, wiyiteho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero muri kubona yuko bamaranye n'amezi make, abamukumbuye, abamukunda. N'ubundi ageze mu ndege, nakuri icyo kiganiro yagiraye kuri MIE avuga ngo ni mukupe mbanze nitabe umugabo wanjye. Ayino ako kantu, mukupe mbanze nitabe umugabo wanjye. Yaramukumbuye nyine kubera agiye hanze, buriya bafite no kumukumbura kwinshi, abamutekereza cyane, abavuga ati shere wanjye azagaruka ryari ko mukumbuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Undi murumuna we rero Kamikazi Dorcas, murumuna we ni abana buzuye mu mwuka, ni abana bari mu mwuka, mu mutima, ahantu hose bari mu mwuka, bafite Imana muri bo, bararirimba amasaro agaseseka, bambaye neza, baguze imyambaro myiza rwose yo kwambara nk'abakobwa ba Yesu, nk'abakobwa b'abari bafite Imana, kuko iyo umukobwa nk'uyu nguyu aririmbye ukabona amarira arashotse, ukabona yuzuye ibyishimo, ashaka kuvugana n'Imana, nawe ubwaho uba wicaye bumva wikubise akanyamuneza, uvuga ati nanjye izi ndirimbo nzazigenderaho. Bakijije abantu benshi cyane bari mu byaha bitewe n'indirimbo bagiye baririmba. Ni abana batangiye baririmba imiziki yabo, baririmba gospel, baririmba muri choir, bageza aho bahura n'uyu mugabo manager wabo bamanaginga, none bageza aho bambuka imipaka bajya hanze. Urumva ni ibyishimo kuri bo ndetse na famiye yabo. Reka tujye tubabwira ngo umugisha, amahoro y'Imana ajya atanga ujye ubabaho, kuko ibi bintu biraharanirwa, ugasenga Imana. Bajya baririmba agakora kavuga ngo uraduteturuye wa Mana we, uraduteturuye namwe izabateturura, mwe nimusenge mukore byose bizaza. Ntabwo umenya ahantu umugisha wawe uturutse, ntabwo umenya ahantu ushobora kuvuga ngo umugisha wanjye uri hehe, so nzawugeraho ryari. Umunsi umwe gusa uzatangara,
uzavuga ati ni njyewe Mana, ibi byose ni njye bibayeho, Mana urakoze, ushimire Imana kuko Imana niyo mu buzima bwacu. Tuba dukwiye kuvuga ngo Mana habwa icyubahiro kuko turi mu isi, ibibazo ntibyabura mu isi, ibigaragazo ntibyabura mu isi, ariko ikintu cya mbere jya usenga kuko nusenga bizagenda neza. Rero buriye indege bajya muri Canada gutaramirayo ku ndirimbo yabo ya Yebo Jezi Yebo mitera we Mungu nitumikisha katika za wingu za mbingu. Hey. Aha nanjye muba mwumva yuko mba mbizi cyane, ntanjye ndagerageza mu Kiswahili. Indirimbo yabo abantu benshi barayikunze, nanjye ubwanjye ndayikunda, abantu benshi barayifanye. Rero bagiye gukora muri concert ya hariya muri Canada, nanjye kuvuga ngo muri Arizona ni muri Amerika. Rero hariya muri Canada abantu benshi baguze amatike yo kuza kubashyigikira kuko barabakunda, East Africa yose ndetse no Asia hose. Abantu bose bumva urimo w'ikinyarwanda nubwo utaba ari kubyumva cyangwa ukumva Giswahili, rwose ugomba kujya kubashyigikira. Mwebwe muri hariya muri Canada rwose mujye kubashyigikira, bafite abafana benshi, bafite abantu babakurikira benshi. Rero ntabwo babura kujya kutabashyigikira kuko n'abana baririmba indirimbo zishimishije z'Imana, nawe ubwawe ukumva ni ibintu byiza cyane, ukumva ni ibintu bishimishije, ukavuga ngo nanjye ntabwo nabura kujya kutabashyigikira. Rero mugenda mubashyigikire, ni abana beza, ni abana bafite umuco, ni abana baririmba indirimbo nziza umuntu wese yakwisangamo. Ujye kubashyigikira ibintu bigende neza. Rero baraye bataramye, byagenze neza cyane hariya muri Canada. Mureke tubakomereze amaboko, tubasengere bazashyike mu Rwanda amahoro kandi bazagire ibihe byiza hariya muri Canada. Imana izabiyereka kuko bakunda kuvuga ngo Imana yacu turagendana ijya ibiyereka. Kenshi na kenshi rero Imana ibyibireka kuko buriya ni byiza kugira ngo Imana ikwiyereke, igufashe mu bintu byawe byose uba uri gucamo. Nubwo wenda wowe aka kanya wowe uri kunkurikira ubuzima urimo butameze neza, ukaba uri kwiganyira, ukaba uri kwibaza se Mana bizagenda gute, nzabigenza nte? Ariko umunsi umwe uyu umwe uzicara hasi uvuge ngo Mana ni njyewe, se ni njyewe ibi bintu byose biri kubaho, ese ni njyewe? Ukumva birakurenze, ukumva uratangaye, ukumva uribajije ngo byose ni ku bushake bwawe Mana, urabigena, urabishaka, ni ku bushake bwawe. Rero nawe umunsi umwe uzatungurwa Imana ikugiriye neza. Wikwiheba, wikwiganyira, witekereza kure ngo ujye kure y'Imana kuko Imana niyo ya mbere mu buzima bwacu. Tujye tuyisenga kandi ujye uyisenga wizeye, umunsi umwe izagusetsa. Ngayo nguko rero murabizi yuko mbakunda. Rero mujye mukora hasi subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu byose. Biba ari akagaruka, ibiganiro byacu byose biba ari byiza, ngomba kubagezaho neza. Mwe icyo mukwiye gukora ni ukuzajya mudushyigikira kugira ngo tugere aheza kandi heza cyane habashimishije. Njye nzajya mpareba igihe cyose mpaba kugira ngo tujye tubana kenshi cyane gashoboka. Ngaho rero mu cyumweru cyiza bagiye gusenga, nizere ko mwadusengeye, byose biba byagenze neza. Gusenga ni intwaro y'ubuzima, gusenga ni ubuzima cyane. Bye, ndabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe, ubuntu bw'Imana bubane namwe, imigisha myinshi Yesu atanga, Nyagasani Yesu atanga igibabeho. Bizu, ndabakunda cyane.